Yes, reka musuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Hagati aho ngo nkwifurije gukomeza kugira umwaka mwiza w'umugisha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau, rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamakuru wa Radiant TV 10 witwa Ndahiro Emmanuel uzwi ku izina nka Tycoon. Ndahiro yatawe muri yombi kuwa mbere Mutarama 2026 nyuma yo gusagarira abasekirite mu gitaramo cyateguwe n'umujyi wa Kigali cyaberaga mu mbuga ya Kigali Convention Center. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru igihe.com dukesha iyi nkuru ko Ndahiro akekwaho gukubita no gukomeretsa, kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi no gukoresha amagambo arimo ibikangisho. Ngira ngo namwe mu mashusho yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uyu munyamakuru Tycoon ari kugenda asohorwa n'amabouncer bamuterura batiriya, ariko ubona ko nyine nyine yicishije bugufi. So rero wenda nyuma yuko aya mashusho yagiye hanze, abantu bagiye bakomeza no kugenda bagira bati umusitari nk'uyu yahohotewe gutya na gutya, ariko bakabivuga bagendeye ku gace k'amashusho nyine kari kagiye hanze, nyine ari kugenda asohorwa asunikwa yiyoreje, ariko nyuma yaho ibyakozwe ntago mubizi. Niyo mpamvu rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamutaye muri yombi Mutarama 2025 nyuma nyine ngo yo gusagarira abasekirite mu gitaramo cyari cyateguwe n'umujyi wa Kigali cyaberaga mu mbuga ya Convention Center, nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ngira ngo wenda mwundire tunyuze n'amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, cyane ko nyine hari icyo bakomeza kugenda bagaruka kuri ritabwa muri yombi ry'uyu munyamakuru Ndahiro, yego uzwi ku izina rya Tycoon. So uyu nguyu yitwa Solange yagize ati ubutumwa bwe burafatanye cyane rwose kambureke. Uyu nguyu yitwa Jean Paul yagize ati uyu mwana mba mbona afite ikibazo cy'ikinyabupfura, ubwo ni discipline gike, kuko nshingiye ku butumwa yandikiye President Excellency Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda, nshingiye ku kuntu ahora amenyera Rakinzeyimana, ubwo nyine nawe akorera RBA, yakabaye afata nka mukuru we muri showbiz akamwubaha, bamwibutse. Hanyuma uyu nguyu yitwa Higiro yagize ati iyi nayo sinzi ibyo yariye muri iyi minsi, bamujyane muri transit center. Mperutse kumwumva avuga ngo RIB ntizongere gufunga abahanzi, none nawe baramukuruye arishamangaza cyane. Uyu nguyu yitwa Aime Claude yagize ati akimunsi iteruye ntikaremera, icyo waba uri cyo cyose muri uru Rwanda ntiwajya hejuru y'amategeko, ibikoresho nibimushiramo nibwo azabona ko discipline ari ingenzi. Uyu nguyu yitwa Stella yagize ati icyo maze kubona cyo abasekirite twaragowe, cyakoza n'abantu dukora akazi k'umutekano twese. Njyewe hari majoro mu ngabo z'u Rwanda uherutse kuza amfatiraho feri, ndumirwa n'impamvu y'Imana. Uyu nguyu yagize ati mana yanjye, iyi si umuntu arakubitwa yamara guhondagurwa
gutendekwa bakajya kumuziza gukubita kandi yakubiswe, ngiye kujya nirinda gukubitwa da. Uyu nguyu yitwa Byiringiro Emmanuel yagize ati ko twabonye ko ari we wakubitwaga se ubwo ngubwo bamujyanye kubera iki? Uyu nguyu yitwa Emmanuel Tonto Dushimimana yagize ati ariko se sinabonye ari we bateruraga bakajugunya hanze, mu mworohereze byari ndabona ubutumwa yabufatanije. Uyu nguyu yagize ati leta niyo iborora nk'iki cyakoherejwe Iwawa nta rubanza. Uyu nguyu yagize ati ubwo se yari yitwaje iki? Uyu nguyu yagize ati femu izaturisha amazirantoki nyamara. Uyu nguyu yitwa Anaclet yagize ati akaba atangiye umwaka nabi. Uyu nguyu yitwa Emmanuel yagize ati amaze kubyimba. Uyu nguyu yitwa God yagize ati ubwo yari amaze kubyimba nibakuremo akuka gake. Uyu nguyu yitwa Cosma yagize ati ntawe uri hejuru y'amategeko, ukoze icyaha arabihanirwa. Uyu nguyu yitwa Kayitesi yagize ati bakubite Marine. Uyu nguyu yitwa Valence yagize ati Tayikuni atangiye umwaka nabi. Uyu nguyu yagize ati mwihangane gusa ntibyoroshye abasa. Ngira ngo ibitekerezo by'abantu bigiye bitandukanye ni byinshi, ariko mwundire dukomeze kugenda tubinyuzamo amaso. Uyu nguyu yagize ati ndabona ubutumwa ari bwinshi ariko mwundire ngende ngerageza kuba nagenda nyuzamo amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Uyu nguyu yagize ati icyakora cyo mba mbona uyu mujene asuzugura ati ukuntu aba yiremereje. Uyu nguyu yagize ati byari bikwiriye rwose ko ajyanwa. Uyu nguyu yagize ati ahubwo bari baranindiye. Uyu nguyu yagize ati akazi keza rwose mwakoze kumudufatira. Uyu nguyu yagize ati rwose ngewe hari aho namurebaga nkumva agahinda karanyishe kubera ukuntu mba mbona yiyemera. Uyu nguyu yagize ati mana yanjye iyi si umuntu arakubitwa. Ndabona ubutumwa bwe yarabugaruye. Mumundire ngewe nsoreza ngaha mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Byari byo dusubire mu biganiro byacu biri imbere.